twikomereze rero n'ikibazo cyacu. Kubera iki wihorera mu byaha? Kubera iki ugumya gukora ibyaha? Impamvu rero ugumya gukora ibyaha nuko udashyira Imana imbere n'amategeko yayo. Ntimunyumve nabi, yego urayikunda wizera n'umwana wayo, ariko ibyo ntabwo ari byo byerekana kuyishyira imbere. Nuko mu buzima bwawe muri wowe utarayiyegurira. Ibyo ngiye kuvuga hano byose niba utarayiyegurira birakwemeza ko ukibereye mu byaha. Ikintu cya mbere rero ugomba kwibwira mu mutima wawe nuko ugomba gushyira Imana imbere mu buzima bwawe bwose, ukayiringira, akaba ariyo wizera no gushaka kwayo, akaba ariyo ushyira imbere kuruta ibindi byose. Ntuvuga ngo ukunda Imana ariko ugasanga hari ibindi wahinduye ibigirwamana, hari ibindi urutisha Imana. Ijambo ry'Imana muri Yakobo niho hatubwira umuntu w'imitima ibiri unamuka mu nzira ze zose. Ngaho nayitekerezeho niba ari ukumeze, uri umuntu w'imitima ibiri mu nzira zawe zose, bigatuma kwizera kwawe kuba guke, bigatuma ukora icyaha. Shyira Imana imbere mu buzima bwawe bwose. Ushobora kuvuga ngo buri ku cyumweru ujya gusenga, yewe n'icyacu muragitanga, urabikora byose ngo ushyire Imana imbere, ariko ntabwo ariko kuri. Ntabwo ari ukuboneka mu rusengero cyangwa icyacumi, ahubwo ni umutima n'ubushake bw'Imana. Ugomba kureka rero ubushake bw'Imana bugakora mu buzima bwawe, ariko ibyo ntabwo bikwiye ko ibibazo bizaba bishize. Bishatse kuvuga ngo ibyaza mu nzira zawe azaguha amahoro yo kubicamo ukomeye kandi wizeye. Ikindi kandi ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ni bangahe dusoma ijambo ryayo? Twihorera mu makuru, turi mu mipira, turi kuri social media tureba ibidafite umumaro, mu kazi, umwanya wose akazi karawutwaye. Mu by'ukuri usanga umwanya tumara muri ibyo n'uwo duha Imana nta n'icyakabiri ugereranyije n'uwo dusoma ijambo ry'Imana. Bakundwa, umwanzi arimo arakora cyane, niyo mpamvu aba ashaka ngo igihe kinini tukimare mu bidafite umumaro kuruta uko twakubaka umubano wacu n'Imana. Ugomba rero gufunguka amaso ukamenya ibihe turimo. Ntiwemere guheranwa nabyo. Iyi ntego yo gusoma Bibiliya buri munsi, uvuga uti byibuze buri munsi nzajya nsoma chapitre imwe. Ibyo bizatuma wubaka umubano wawe n'Imana. Ikindi ni ukwiriza no gusenga. Kwiriza no gusenga byubaka kwizera kwawe, kuko ibyo uba ukeneye byose biba biri mu biganza by'Imana. Iyo wirije uba wubaka imbaraga no kwizera. Isengesho ryawe naryo ni iry'ingenzi, kuko ni communication ugirana n'Imana. Imana ibishaka kuvugana nawe buri munsi, kandi yumva isengesho ryawe. Nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizeye.